mwiriwe muraho neza abenshi tugiye guhurira muri iki kiganiro. Sinzi niba iki kiganiro ugiye kugikurikira ari mu gitondo, sinzi niba ugiye kugikurikira ari nimugoroba, sinzi niba ugiye kugikurikira, ariko isaha yose ugiye kugikurikiriraho ndagira ngo nkubwire ngo ntago wayobye. Uyu munsi ndashaka yuko wumva icyo Imana igiye kuvugana nawe. Ese wakwibaza ngo uyu munsi Imana igiye kuvugana nawe iki muri iri jambo tugiye kwiga? Tugiye kwiga Zaburi ya kabiri nk'uko twabonye Zaburi ya mbere. Utarayibonye video irahari, agende yongera yumve, ariko iyi Zaburi ya kabiri nayo ni ngombwa ngo tuyigire hamwe uyu munsi. Rero murakaza neza kuri DAC TV, aho twigira hamwe ijambo ry'Imana buri munsi. Uyu munsi turi muri Zaburi ya kabiri. Ese witeguye kumva ukuri kw'Imana ku by'ubutegetsi n'intambara n'ubwami bwa Yesu Kristo? Ese ibyo bintu witeguye kubyumva? Niba witeguye kubyumva vuga ngo nditeguye muri comment, ubundi twikomereze. Okay. Umuntu mubana nyine ni wa wundi, ni Claude. Nk'uko mubizi nyine this is DAC TV, cyangwa se inama y'umunsi by Claude TV, aho twigira hamwe ijambo ry'Imana nk'uko bivuze, tukiga inama za buri munsi zadufasha kubaho. Mana ndagushimiye kubw'uyu mwanya uduhaye, ngushimiye ko ngiye kutwemerera kugira ngo duhurire kuri iyi channel waduhaye yitwa DAC TV mu magambo ahinnye, ari byo Daily Advice by Claude TV. Ndagushimiye rero kubw'uyu muntu ugiye kumvira ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo Mwuka wera amanuka musobanurire. Sinzi ibyahaza umutima wiwe, sinzi ibyamwomora ibikomere afite, sinzi ibyamumara inzara n'inyota mu bugingo bwiwe, ariko ndasenze kugira ngo umurengere, ndasenze kugira ngo wite ku bwoko bwawe, ndasenze kugira ngo buri umwe wese iri jambo rigiye kugeraho, buri umwe wese uri kumvira ijambo, buri umwe wese turi kumwe muri aka kanya, ndamusengeye kugira ngo abone umugisha wawe, abashe kumva ijambo ryawe. Ibyo yaba akora byose, ibyo arimo byose, usibye ibyaha ibizima byose umuha umugisha. Uretse icyaha cyonyine Uwiteka, ibindi byose byiza ari gukora ni umuha umugisha. Ngo bana na buri umwe wese rero nanjye undengere, mu byo ngiye kuvuga byose nyoborwe nawe, ngaruke Mwuka wera aganze mu izina rya Yesu by'amajuru akoze, amen. Twagiye cacu, reka tudatinze rero mwese mufate Bibiliya zacu tuzirambure, twihute kuri Zaburi ya kabiri tuyisomere hamwe tugendane. Okay, twagiye. Niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatwari bigiriye inama Uwiteka n'uwo yasize, bati reka ducagagure ibyo batubohesheje, tujugunye kuri ngoyi batubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya, ibatinyishije uburakari bwayo bwinshi, iti ni njye wiyimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Saba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, n'abo ku mpera y'isi ngo ubatware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Noneho mwabami mwe mugire ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi, mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerewe, muhinde imishyitsi. Musome urya mwana kugira ngo atarakara, mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya ukongezwa vuba. Kandi hahirwa abamuhungiraho bose. Nk'uko mumaze kubyumva, iyi Zaburi ya kabiri, iyi Zaburi irimo iratwereka intambara iri hagati y'abami b'isi n'Imana. Ugasanga ubwami bw'isi buri kurwanya ubwami bw'ijuru, kandi mu by'ukuri reka mbabwire we, cyo nkundira Imana, ntabwo ubwami bw'isi bwatsinda ubwami bw'ijuru. Ngo abami n'abategetsi bararwana, bari kurwanya Imana, ariko uwicaye hejuru ngo azagera gute?
niba mwamubishe neza kuko ngo uwicaye hejuru cyangwa se ngo iyicaye mu ijuru izabakoba. Hari umurongo twasomye uvuga gutya. Mu by'ukuri Imana yashyize umwami Yesu Kristo i Siyoni kandi afite ububasha bwose. Yesu niba nawe utari ubizi ubimenya aka kanya. Yesu niwe ushyiraho ubwami, niwe ufite kontorore y'ubwami bwose buri ku isi mu biganza bye. Ashyiraho uwo ashaka, akuza uwo ashaka kandi agashyira hejuru uwo ashaka, akanacisha bugufi uwo ashaka. Iyi zaburi rero ni imwe muri zaburi zivuga kuri Yesu cyangwa se Mesiya nk'umwami n'umucunguzi ndetse hamwe n'umucamanza. Ni umwami, umucunguzi ndetse akaba n'umucamanza. Uwo ni Yesu Mesiya iyi zaburi yavugaga. Ngo abantu bategeka iyi si bashishikarizwa gukorera Uwiteka batinya. Niki zaburi yatubwiye ngo mwabami mukorere Uwiteka mutinya. Rero bashishikarizwa gukorera Uwiteka batinya kandi bagasoma umwana bagomba gusoma cyangwa se bagomba kwiga. Nge numva ari nko kwiga, bagomba kwiga bagasoma ibya Yesu. Niko zaburi yatubwiye, bagomba gusoma Yesu. Umwana bavugaga ngo ni Yesu bagomba gusoma bakamwigaho, bakamumenya, bakamenya uko akora, bakamukorera, bakamutinya, kuko ngo aramutse uburakari bwe bukongejwe bavunagurikira mu nzira. Zaburi iyi ngiyi rero irangirira ku ijambo ry'ihumure rivuga ngo hahirwa abamuhungiraho bose. Ese wowe wahungiye kuri nde? Ese wowe muri iyi minsi y'ibigiye kuba imbere, muri iyi minsi y'ibigiye kuza, muri iyi minsi y'ibyorezo, muri iyi minsi y'ibyikango, muri iyi minsi y'imuha z'intambara, muri iyi minsi y'imuha burya ngo habaye gutya yahahiye n'iki, wowe uhungira kuri nde? Ninde wiringiye nk'umuntu uzahungiraho? Reka dusenge isengesho rishobora kuba ryafasha buri umwe. Reka dusenge isengesho ryagufasha, ariko icyo nkwingingiye ni uko wakizera Yesu ukaba nawe muri abo bantu bahirwa bazamuhungiraho cyangwa se bamuhungiyeho muri iyi minsi bitewe n'iminsi mibi iri imbere. Ushaka wakikomeza kuri Kristo. Umuririmbyi n'ujya uririmba ngo twikomeze ku rutare kuko ahandi hose ni umusenyi. Nta rundi rutare rero dukwiye kwikomeza usibye Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimira kuko uri umwami. Dufashe twumve ko nta bwami buruta ubwawe. Tugufitiye ubwoba ndetse n'icyubahiro. Turagusabye Yesu ngo ube umwami wo mu mitima yacu, mu miryango yacu no mu gihugu cyacu. Turagusabye ubabarire abategetsi bose barwanya ijambo ryawe, ubahindurire imitima. Tugushimiye ko turuhukira muri wowe kandi twahiriwe kuko tuguhungiraho kandi kuko tuguhungiraho. Amen. Buri wese rero ashima Imana. Nawe ufite isengesho wasenga, ariko usenga ushima Imana uvuga ko Yesu ari we muntu, niwe mwami w'abami kandi niwe uzahungiraho, niwe uzahungiramo ibibazo, niwe uzahungiramo amakuba. Nta kindi rero bigusaba ni ukumutunganira. Niba uyu mwanya rero wagufashije kumva neza iby'ubwami bw'Imana, fata umwanya usome Zaburi ya 2 wenyine, uyitekerezeho kandi uyisangize n'abandi. Uyitekerezeho, uyisome utuje, wiherereye, nta kindi kintu kikubangamiye, ubundi nurangiza uyisangiza abandi. Nta kindi rero, isomo ryanjye ryari iryo ngiryo. Ariko wikibagirwa gukanda subscribe kuri DAC TV. Siga igitekerezo cyawe hepfo aho ngaho muri comment cyangwa se handitse comment, uvuga isomo wigiye muri iyi Zaburi ya 2. Ejo rero hazaza cyangwa ejo bundi tuzakomeza na Zaburi ya 3. Ndabakunda cyane, ndabakunda, nongere ngo ndabakunda. Yari daily advice cyangwa se inama y'umunsi by Claude TV. I love you so much. Imana ibahe umugisha.
naho ubutaha duhura mbabwira nti mwarakoze cyane kudukurikira.